Hello my people, Mizi Mumbaza umuti wishimye muye n'inshuti yanjye ya kera twakuranye inshuti yanjye cyane dufitanye mu mastory menshi rero icyambere dure cyo munaje tera umugeni batwe twashota ngiye karashota kimu gashotera n'undire niho gashotera gusa nabarashota rero welcome to my YouTube channel. Mukomeje gushimira abantu kuri mukomeje kwishyigikira mukora ama like ama comment yanyu ndayabona n'abantu basharira no kuri Imana ikomeze ibahe umugisha uyu munsi rero ubushize harakabyongeze gupostinga subira yanumve ntambaye proteze hari umutipe waje vuba agira gutegera adusuza nyine agenda none hatabashuje neza navuze rero reka no munsi muzane none tuganire binarabe none yaje nakuguru yambaye ndavuga ati nanjye se why not ntabwo isanzwe nanjye ngo ahubwo mbona tutarakize twebwe twambara amaguru tubishatse tutabishaka tukabivana ariko singarana ariko usanga nk'abantu nyine ngo bafite amaguru yose nyine baba bayafite ariko twebwe iyo twahaze kugenda tuguramo amaguru bagenera mbitekiye ukumva nk'umuntu uri munsi ikintu fresh cyangwa n'agandi yusi ndari ndi kukuvuga kandi sobanutse nabwira abakunzi bawe bayisobanura ndari yusi yidunda mu makari waba undi wagendaga muri segonderi hari ukuntu wagendaga muri segonderi widunda umva guys izi bore umuntu ari kuzigenderamo aba yumva umunyenga aba yumva iki nyine ni udufente twacu rero hari umuntu ushaka kubona gutyo iri kumva akavuga ngo usanga bari kubabara ngo bari gutonekana kandi ntamenye niyo uri mu buryo bw'ibyoye ntabwo kubabara mba ndi muri movement numva n'umunyenga umva kubera rero ubucuti bwinshi dufitanye mbese tuze twinjira muri story utarabasuhuza reka banza basuhuze abanabibwire guys muramuzi nyine agira amahike yatanje nanjye ubusinzi ngo ndahera nzi ko ngiye kubibwira ariko nyine ntabwo mbijya kure ko umwanya ndawumwarira abana beza mukomeze nk'iki inshuti yo kuva mu bwana nitwa Darius twariganye primaire secondaire twagiye duhura kenshi cyane mu mikino n'iki nanjye ndishimye kuba nicaranye nawe ndishimye cyane byandenze na Zambiera ngo mbibwire fresh ariko benshi muraza kumenya nitwa Darius King Dara biri kugenda biza umwartiste wabigize umwuga turaza kubibereka nzabicishaho narababwira ni umukinnyi wa wheelchair basketball tuba twahuriye hano kuri Gymnase noneho Darius ni inshuti yanjye kuva cyane harya buriya twahuye ryari Gatagara ariko nyimugara n'umwana usanga wiga Gatagara ariko se twahuje dute hati jewe buriya mbere nitwa kwa muri shimiri so ngewe uza njya gukora sida winjira arabimenye ko nta kigero mbona winjye nabaye harasashika igihe kinini cyane mu myaka igera muri ni mu bitaro bara muri sale ya karindwi sashika kuba hazi ngeraho bayita konse w'ibitaro naragenda tura kweri nibera aho bageze bakangira konsiye nkava kuri konsiye nkaba meya w'ibitaro urumva rero umuntu wese winjiraga waramumenye so rero we warinjiye ndabimenya ko ari umwana waje iki ndamunakubonaho then icyo gihe ngewe muri iyo minsi ngira ngo ni masaje ariko twabaye ni isi mike guys njikano nanjye nakubonye winjira muri icyo gihe nyuma hose nakongera kubona narahavuye ngiye Gatagara ndakubona uje kwiga igihe wari kwa Liliane nze nani babanje kumukorera kwa muganga ari Gatagara baje kumukorerasiyo ariko ako Darius ko dufitanye agafoto nicaye mu igare kiriya gihe rero njye naje kugusuhuza mbona ko ari wowe uri mu bantu banciye mu maso nyine ni muri icyo gihe nyine kwa muganga so njye nagusuhuje nk'umuntu wari ukuzi
ariko nyeka ko ari bwo bwa mbere wa njye nibwo bwa mbere nari mubonye noneho Darius icyo gihe Uri gato cyane. ndi muto ariko we kera nasaga na Darius abantu benshi bakunda afite agahanga nuko yakambitse ingofero ku ishuri bajyaga bamuturasa rero nkigera Gatagara nagiye ari kwivuza tumara igihe na mama wanjye urabizi yakundaga inshuti zanjye kuko mama wanjye yakundaga inshuti zanjye do ahubwo bajyaga babireba noneho bakajya baza no kunsura aho ndwariye biba ngombwa yuko noneho kwivuza biragira mutajya kwiga mu kigo ariko noneho abangaba biga none uyu nguyu muzi wa musitari mu kigo nyine wa wundi ibona uhaba noneho yakoresha noneho story sekuru ako cyaze ndavuga mujya bavuga Darius yakoreshaga ikirori ku ishuri abantu hanze bagatanga amafaranga ariyo mu kigo badushyiriraga hano mwisha cyangwa se nkana abo mu kigo yabaga ari Jonas Nkana ariko n'ubundi style byabaga ari ibyane abo ntazakaga na ndetse akagari tumugishije aya mafaranga ko nta n'akantu bigeze ubwira ari amafaranga yabaga ari na genge yanjye kandi sinajya barura kandi cyangwa hano hari abandi bajene bari hejuru cyane n'iki nyine tukabazana na gutya nka Joy kuko urabizi niba rushinzwe mu bya waziri hariya bya muziki n'amasano twagiraga dance bagiraga noneho yanashyiragamo abantu basitari bo ku bindi bigo akababwira ati muzaze ari Nyanza za Mukingo bari Nyanza bazanye yaturishije ubwo rero nahise njya kwiga mu kigo murumva nari umwana ndi mushyashya nari ndi kumwe na Kalisa tugenda turi bashyashya noneho rero kwita ukundwa n'umusitari ni byiza mu kigo numva nagiye nzi Darius n'abagenge be nyine tuziranye ntabwo kumenyera byanyoroheye umva Darius yaryoshya ikigo tukabyina hari ikintu n'imiti ngiye guhita mbwira abafana banjye hari abantu benshi banzi mu buzima busanzwe bajya babona kano gatetwaje bakavuga nyine wari umusitari noneho n'abagabona gashyizeho niga mu wa gatanu primaire ngo ni ndoga gushyizemo nyirabayazana oya urana na test kenshi cyane kandi nibyo nakorana nabwiye ko ndi artiste ngiye icyo gihe nyine nateraga tatu icyo gihe byari binagoye tugikoresha intoki n'inshinge urumva za 2008 hashize imyaka myinshi ni kera 2008 rero abantu bakunda kumbaza ku gatatuwaje bamara amatsiko ntabwo ari ubusitani ariko gatatuwaje gafite ubusobanuro bwabyo Darius yabizi wenda mbere njya kwimushyiraho yarabisobanuye yambwiye ikintu itatu y'ibisobanuye kandi nanjye kenshi cyane kwandikiraho tatu ziba zifite nyine ikintu zibibutse cyangwa zibasobanuriye so rero Darius urumva yabitangiye kera ibintu by'amatatuwaje no gushushanya naka niba wagashushanyije sinzi nimba kari kugaragara sibyo guys abantu muzishaka inbox azi gushushanya akora imitako amatablo mura portrait anakora amafoto zisanzwe amafoto mbese mu ndi umunyabugeni muri make dore na telefone ufite ngo tubereke mu tubarobeshe telefone ndayifite irimo byose n'iki ndazi kuzikoherereza nzaza kubereka nzabishyiraho mu bibiri ariko basi ikintu cyatumye tuba close cyane twawe yari umwana w'ishapu njyewe nyine ntabwo nkunda kuganira ariko nkunda umuntu unganiriza basi nyine yabaga afite utubazo twinshi ambaza yabaga afite mayike nyine urumva yabaga ari kuganira ahantu hose yabaga ari n'iki njyewe nakundaga umuntu numva avuga ukunda kwivugira cyane cyane nk'iyo nahuraga n'umuntu ufite ubumuga nkabona we ntabwo nyine ntabwo acecetse ntabwo yigunze uwo muntu nyine byamfashaga kuba nta inshuti nawe byoroshye cyane basi rero nasanze ari umwana w'ishapu ari umwana uganira ari umwana ugera muri sosiyete agahita yisanisha nk'ubwo twahuye ngewe nsa nk'uwamubonyeho ariko we nyine ashanze style birebwa nk'uko turi inshuti kugera ahandi abantu bavuze ati se uriya ni mushiki wawe ni mushiki wawe ni musaza wawe noneho na mama we arankunda bimwe bya cyane hamwe no muri vakansi twasuranaga Darius ko kera banza twasaga nk'ibyibushye twarasaga dore ifite amatama gutya niyo afite amatama agahanga ko neza pe oya twarasaga ikindi n'izina ryawe bitora mu mwana wanjye kandi noneho bituma mba close nawe ari sharp ari iki nyine uburyo nyine yakoragamo ibintu bye cyangwa ateguraga umunsi wasangaga ari smart nyine byatumaga tuhura kenshi twisangana nyine nk'abantu baziranye Darius hamwe na Subira nibo bantu bamaye kumenyera abantu bafite ubumuga
ko nageze uhagarara mama kugira ngo asige Subira we umusazi Subira agafite story zidashira iyo wari kumwe nayo umvaga nyine utazi rero bita bituma ngenda menya nanjye rero bitanisana bwa naje arashuri n'inyabanga bafite ubumuga mwese nzigana nabo kuzenza ahubwo mageze mu niyo arabyina Subira arabyina bararirimba jewe se ndo gusiga ubundi ngendi hari ikintu nashaka ko tubwira abasore akenshi hano ndakinubwa niwe muntu wa mbere w'umusore uje kwicano yanjye noneho biba akarusho ufite ubumuga akenshi iyo ndi kubibwira abantu ngo niyakire iki biba ari abakobwa hakaza abakobwa gusa tukabwira abakobwa imbogamizi zacu urari nabyo by'abakobwa baradutereta bigenda bitya tukavuga tukavuga noneho ngize amahirwe Daisy aje ari umuhungu wa mbere noneho aje ari inshuti yanjye magara aje ari musaza wanjye mbese aje ari umuturanyi byinshi ni iyihe mbogamizi nyine wigeze ubwo ndabizi ko utagihura nawe kuko ubu ngubu rwose rasta ubwenge ahubwo aho kugira ngo birukeho banakwiruka Daisy nawe akundwa n'abakobwa nanjye tubivuga rero ubwa mbere ntabwo wagize nyine utariyakira ntabwo wigeze ugira ubwoba ese ndatereka gute kandi ntugaye reka mpera aho ngaho mbere nariyakira urumva njyewe mbere navutse ndi muzima then aza kubaho accident kwa muganga nagiye kwa muganga hamaze imyaka igera muri 3 narasubiye mu rugo bari kumvura nyine bari kugerageza bakakubara ariko kakira so nyuma yo kuva kwa muganga nahita urumva nahitiye mu rugo ngeze mu rugo baravuga ati rero ndamaze koroherwa ugomba n'iki gushaka ukuntu wazajya ku ishuri ugakomeza mu masomo ukareba n'iki ko njye nakoze kujya niga mu wa 5 primaire mu wa 5 primaire urumva mu myaka 3 abo twiganaga njye nasanze bari za Trump bageze muri secondaire ndeba rero kwigana n'abana basize bataravuka iki nari nangiyemo no gukora mu kuntu numva ku ishuri ntabwo ndishaka nagira abavandimwe nyine banganiriza bambwira ibyiza byo kwiga ibiki ngira ngo mfate icyemezo cyo kujya ku ishuri kubanza kwiga hafi yo mu rugo ariko najya njya ku ishuri nkaguma muri classe mu gihe cya preve mu gitondo bigasaba ngende mbere basange nicaye mu ishuri ishuri ryararangiraga ngasohoka mu ishuri mitanana urumva muri ibyo byaramvunaga cyane byari n'ikibazo twaba turimo kuri asembo cyangwa bakwetu baba bambonye hanze bakamurubira bakanyitegereza kubona umuntu nyine muri karitsiye nicyo gihe byari bigoye kubona umuntu impaka ntabwo ari nk'ubu dusigaye dukina cyangwa tugahura n'iki tugatembera bakatubona turi benshi abantu bakatubona turi benshi icyo gihe washoboraga kubona nk'umuntu umwe muri karitsiye ufite n'impaka ukazarinda wenda ukura cyangwa ushaza nta wundi muntu urabona ariko ubu turamuvinga tuva mu karere kamwe tukajya mu kandi tugasurana abantu nyine bakatubona niba barimo bari bazi bakamenya mugenzi so nawe nyine ubona ko ari ibintu byiza cyane icyo gihe rero byari bigoye ko njye ko nakwiyakira ariko ubuzima bwanjye icyo gihe bwari bugoye bwaramvunaga nabaga ndi mu rugo akaba ariko ngira mike ariko ugiye kwiga i Gatagara wanagize umwaka umwe mu rugo babona birambuye biramvuna Gatagara mageze masanga abajene noneho bari hejuru cyane bafite morale y'abantu bafite ibyo bakora mu tuntu twabo njyewe imana ndi wa muntu nyine utaruzi kwimesera numvaga nyine ko namugaye bagomba kubinkora nk'uko babimenya naragiye nkajya nicara abapeti muri weekend babizi kwimesera nkabyuka nkamenya ko ahantu ndyamye ngomba kubasasa njyewe Gatagara n'ubu nashimira wenda ubuyobozi bwa Gatagara cyangwa bari abarimu baho cyangwa abana bose bahize kuba nyine hari ikintu twahakuye cya mbere nko kwiyakira no kubana n'abantu muri sosiyete no kumva ko dushoboye mu mwaka wa mbere nageze i Gatagara mu rugo babona ko ibintu byahindutse kandi nageze no mu rugo mu gihembwe cya mbere ntangira kujya nimesera babona mfite isuku kuri njyewe babona amasaha aragera nkafata indobo yanjye na bekiye zanjye nagenda mwoga cyangwa gutya akabido gatoya karimo amazi mwoga nta muntu mbisabye nyine ibintu byinshi nanjye kugenda muri kora so icyo gihe mu rugo nyine babonye impinduka babona ko meze neza nangiye kugira n'intego nangiye kugira nyine wenda kureba imbere yanjye ejo hazaba hameze
bigatagara n'icyo kintu navuga nakuye cya mbere wahise wiyakira nahise niyakira nariyakira ngira inshuti nyinshi ndavuga bya bintu byose byabaga ku mutima wanjye byose bivaho ngiriye abantu yewana wa muri nyine wabonye ko atari uwanjye nyine nanjye nyine ntabwo namumenye ntabwo namumaranye igihe ariko ya nshuti yanjye sitire nawe turacyari ibona ko nanashoboye ngezeyo rero natangiye kwiyumvamo izo mbaraga ahubwo nangira kubona ba bantu babona ko nashoboye aribo banzi igihe twaba tugiye umuntu arabona nyine buriya twebwe abajene twigira ingendo za hato na hato twavuga ati twagiye karitsiye ngakujya nk'ubugari twakunze twasohotse muri wikendi uri kumva twe tukaba twagiye noneho hari ukuntu wowe uva muri ubwo buzima bwo ku ishuri bwa ba bashuti bawe bakuze muhuje ikibazo ukajya mu bundi buzima bw'abantu bagenda n'amaguru bo hanze noneho bo bakajya babona nyine nta mbaraga ufite nyine wowe kwicara bakagufasha wowe kwicara bakakuzanira ikintu songere bari ahantu nyine mu kwiyakira kwanjye n'u Rwanda nahereyeho nyine nshaka kubereka n'imbaraga zanjye bari abantu nyine bakavuga ati ok wenda tugiye gukora nk'urugendo rwo kuva hano tugera hariya ubwira abafana bawe bawe none ari wenda nk'urugendo uvuga ati Darius we tumutegere moto urumva sitire ndimo abana igihe moto bo bagahitamo kuza n'amaguru tayari ubwo twebwe umubano wacu watandukanye sinzi ko bisigaye baciringa ariko ndagenda mbategereze nyine ibyo bintu bikambaza nabwira ati bro twagiye bakabona muragiye nkahita mfata beke zanjye tukagenda uri mu bantu abantu harenze abantu benshi bagendera mu mbago kuko n'ubundi tuba duhura nabo ariko mu bantu bagendera mu mbago kabisa bazifiringa njye imbago zanjye mba numva ibirenge n'inzara mbazumva na kenshi mbazumva guys njye ndi kugendera mu mbago ntabwo nyamenya ko ndi kugenda mu mbago ni ukuragenda mba ngenda nyine bisanzwe ariko iyo ubibonye ukumva ko imbago zimvuna ntabwo ngenda ntabwo nyaruka ko nzifite mba numva nyine uzi ko ngewe ntagende mu gihe mu mbago wowe muzika mu kagare mba mu kagare gatandukanye we nubwira ufite inovi iyo ufite inovi biroroha nta mpamvu kugenda ariko gutya twebwe ariko ngewe nta nubwo nazigendera mu mwanya ariko noneho Darius arazifiringa hari ukuntu noneho ishuri bagenda gutya yibaze noneho jama urumva ngewe igitego kintu cyamfashije mu kugira urukundo muri njye numva ko njye nshoboye nakunda na bagenzi banjye rero imbaraga nakoresheje nyine nizo kugaragaza urukundo mu bandi bajene icyo gihe twanganaga ariko badafite ubumuga kuko urumva bangiriraga impuhwe bakumva ibintu byose bansayidira bamfasha si ibyo kandi nanjye numva hari ibyo nshoboye apositiri bakumva byose babimfasha njye rero umuntu twahuraga akangirira impuhwe cyane cyane akabona ko umugaye nyine nta kintu ashoboye uwo muntu nyine byabaga ari gake kuba yaba inshuti yanjye ariko wa muntu wabonagamo imbaraga by'abantu benshi twagiye twigana za Esipanye murabizi ukuntu twakarengaga izo ni disipurine wenda zanjye nta kintu na kimwe ntashobora ntwara igare ntwara moto uri kumva mani ahantu wanyura nyiri ikosa wakora uri muzima nanjye ndabikora ikintu wakora ushaka kwishimisha nanjye nagikora kuko njye nkunda kwishimisha nkunda muziki numva n'ibintu nkora byo bwa artiste bisaba nyine kuba uri happy ubaye ufite n'ibitekerezo bindi bitari byiza cyangwa bikomeye ntabwo wakora drone mu gihe yabuze hari igihe uvanga irangi bikanga cyangwa ugashakisha bikanga ubwo rero gushushanya irangi bikuza so bisaba rero kuba uri free kuba uri happy kuba nyine uri hambo uri hambo kabisa uri kumva wese witangira kwiyakira noneho hari ikintu cyakuye ni igiki noneho cyagutinyuye ukaba watindeye Darius nk'umujama ngomba kwiyaminiya kiriya cyana nagipofotse nyine ntabwo nyine wagize impungenge uvuga ati noneho ndagerayo ubu nyine bwa buvuga bukubera imbogamizi turi kwakira utariyakira ntabwo ubwo twaracangamutse nta nyine ni igiki cyaguteye kuraje bwa mbere bwamuvuga ati ngiye gutereta njyewe nubwo mfite ubumuga natereta njyewe nubwo mfite ubumuga nashaka umukobwa nyine tugakunda ntabwo mugira umugore njye rero mbere nariyakira nagizeho umukobwa arankunda kwanza naramukunze twakumenye nyine ubona umwana kwa muganga nta ikibazo mugacira ingagi mugaye turanatindana
ye nibaza nyine urumva iyo utindanye n'umuntu w'umuhungu wakunze umuntu utangira kwiyumvisha ko nawe ndashaka kuba yakunze so rero njyewe ntangira kumva ko yamunze kubera umwanya yampaye kuko niba umuntu wampaye umwanya ndamuganiriza amuganiriza ko nari umukobwa mwiza ngo umwanya yampaye bishobora kuba yamunze ntangira kumva ibyo byiyumvisha niyumvira n'umuntu bitewe n'uko mwahuye twari twahuye n'igiciro cya mafamiye bakunda abantu bahita bahuye noneho usanga akenshi cyane niwe turi guhura njyewe najya mva muri sosiyete najya kwitsimba ngasanga nkabona niwe uri kumpa zokeya niwe uri kunyita uri kunganiriza umusite iki twigire hariya nyine twiterura abantu tukaganira so nyine yarankunze ari mu bantu nyine bananiye numva ko nyine ushobora kuvugana n'umukobwa nyine icyo mwanya munini cyangwa tukaba twanaganira bitewe n'utuntu twagiye tuganira tugiye dutandukanye kuko ari ibibazo yambaza cyangwa namubaza nawe yansubiza ibyo bintu nyine yaraniye ushaka kuvuga izina rye nawe ameze neza aracyari n'inshuti ariko nyine njya nibuka uwo munsi wose ariko nyine nigeze ukuntu byagenze kumwibwiriye wahitaga umwumva hari nk'ikintu wumva nyine kidunda kumva n'amahoro kumva wanamuhamagara kumva muri kumwe iki yanganye nta kibazo njyewe ndamwese byakunda n'iki kandi n'umugabo n'ikintu ubonye muri Kigali ko turi kuganira iki ukabuhari nawe n'iki nyine anyereka ko nagomba gupanika ko nagomba kukavarira bwa buhanga bwanjye nshaka kumwereka ibirenze kuko mugari icyambere nyine yaduci n'iki kuba nyine namubaza uko namubwira uko niyumva cyangwa mubaza so nyine ari mu bantu nyine nigiraho cyangwa navuga nakoresheje imbaraga uwo munsi zitandukanye n'izo nakoresha ubu ngubu nanjye kubivuga none sigari ni igiki wawe mumaze kuba inshuti na nyuma yaho wagiye uhura n'abantu b'inshuti nyine b'abakobwa nyine bijyaho bibakamenyotanya no kumva nyine nta bintu birenze wahise wumva nta kintu bitwaye byose ni igiki noneho wabwira wa mutipe wawe uriya kwiyo ufite ubwoba wese naseretane ufite ubumuga murabure nawe ubwira ati ma nta birenze gira ikintu nyine murabura ubwira ati wowe icyo usabwa ni ubumuga rero twe dufite nta mubure n'urukundo twebwe dukeneye sibyo nta hantu bihuriye pe niba ari abantu bazi gutanga keya ni abantu bafite ubumuga niba ari abantu bashobora kukwitaho bya nyabyo ni abantu bafite ubumuga niba ari abantu baba proud mu rukundo ni umuntu ufite ubumuga ni abantu nyine biba biryoshye sibyo utitaye nyine kuri public nyine wenda ngo barababona gute cyangwa ngo bimeze bite nyine twebwe ubumuga bwacu ni ahantu tujya tubusanisha urukundo twe dufite ku mutima ni nyine ni ubumuntu bwacu ni ubumuntu ariko iby'ubumuga urebye ni ibintu bahura nabyo mu buzima urumva rero wa muntu niba amugaye yari afite ubumuntu stile n'undi wazakunda azabona urukundo nuko agomba kurumva kandi n'inshingano cyangwa kuva ngo umujyayeho kuba wamakiya mu iki urukundo rushobora guha mukiyashiro wawe mu buryo bwinshi butandukanye iyo dushobora gusohokana ahantu nkaba naguterura ariko kuva mu rugo ukaba ari genda gufungira intoki cyangwa kwambitse no t-shirt nyine urumva izo kiya ziratandukanye ariko zose ziba zikenewe mu rukundo so rero umuntu ufite ubumuga bitewe n'uko amugaye afite uburyo yafata umuntu na wa muntu nyine bakundanye nawe bitewe na handi nyine adashoboye nyine arahagafarira so rero urukundo njye nta hantu ujya mubuza n'ubumuga nta bihuriye njyewe niyo nanagukunze niba ni hejuru cyane nko gusaza Afurika sinavuga ngo turi hano turi babiri ngo twabuze akaguru ngo twiheze cyangwa iki niba ari kurapa niba ari iki turabijyamo tubikore aho tunanirirwa tugende turuhuke dupfa nyine kubaho ibyo niyumvamo nawe ubyiyumvamo nese dali tukidura mu mikino urabizi turakinana iki ubwa mbere utaraza muri ino mikino ukayizamo si nyine hari ikintu cyiyongere kuri wowe mu mikino cyariyongereye cyane nakoze siporo ndongera amahuriro nawe mbona waramukiye iyo naza mu mikino ntabwo nawe kubona imikino ituma ataba
gutya mu mikino tugahangana kuko ni amakipe aba atandukanye duhura ndi gukinira wenda ikipe runaka nanjye gukinira indi runaka twese dushaka twafominga neza iyo duhuriye aho ngaho mu mukino tukaganira na gutya aba ari ibintu byiza cyane kandi ikindi ngiye n'isomo makuru ndebera kuri bagenzi banjye bamwe batoya twiganye Gatagara n'imyaka iciyemo n'aho tugeze ubu ngubu hari abo mbona nyine baba bameze neza hari abo mbona nyine baba bagishakisha nyine no muri sosiyete niko mu buzima busanzwe ariko kiriya gihe uhuye n'umuntu mwaherukanaga wenda nka mbere y'imyaka 10 cyangwa 5 ukabona hari ukundi kuntu ameze hari imbaraga ushaka kongera hari n'ishimwe ushobora gutanga ku maso ukavuga ati cyarazi nyine kuva tuvuye hari akime cyangwa twigaga cyangwa se niba ameze neza ubu ameze neza nanjye abandi nakuba ntacyo nanjye n'imico bizagenda neza so ngere bityo binzana ku kibuga mbanje gukina mbanje guhura n'inshuti zanjye mbanje noneho kugira ya motivation ya bya bintu nkora bwa buzima nshakisha buri munsi udacika intege numva ko ejo n'ejo bundi nyine bizagenda neza so rero hari icyo nigira kubura abantu basanze hari icyo umukino nyine umfasha urumva kuba umfasha ibyo bintu byose kandi ubwo buzima nyine buri munsi aba ari ikintu cyiza cyane kugira nyine nk'umuntu ufite ubumuga akaba nta mukino n'umwe akina akaba ntazi amakuru y'ibyo kandi barahari benshi badakina base nakina gute tubabwire ngo mwaje mugakina ko nyine hari ikintu bimara mu buzima ubona bagenzi bawe nimba agendera mu maboko mugasuye uri kugenda se njyewe irababaza hano wakakubwira nawe ko byigeze kumubaho ariko bigashira nimba ufite ucitse ukuguru bakubwira uburyo nambara proteze nyine ariko nyine kumva iyo waje muri mikino uhura na bagenzi bawe ukitinyuka ukabona ibyo bintu bakobwa wese kubera ikindi ntabikora ariko nabonye mfunguye cano hari bagenzi banjye benshi bazifunguye ariko ndavuga wawe nyine ukumva iyo mbonye ikintu kavuga yose ko acitse ukuguru se nanjye nkaba mucitse kubera iki se njye ntabikora ukumva uramutinyuye uretse ko ari umu artiste acitse akaguru njye se kubera iki nabikora ukumva hari umuntu utinyuye ko none se afite channel yabaye umunyamakuru ameze gutya kuko isi yagiye public muri sosiyete ibyo nakubwiye bifasha muri no mikino niba nje nkabona wenda icyo wagize cyangwa icyo gukora kumva nanjye kandi nabaraga nifuza kugira ikintu motivation zo gusigaho ku cyaro nanjye ngenda ngashyiramo imbaraga numva ko one day n'iki handi wageze cyangwa mbese no kuvuga ngo iyo umuntu ufite aho yageze icyo mwigiraho na wa wundi udafite wenda icyo arageraho ariko uri gufayitinga ashaka kuva kugira ngo agere ahari hari abantu bose ndabakunda mba nshaka no kubana kuko njye mu buzima bwa buri munsi ubuzima bwanjye nyine mba fayitinga mba ngerageza mba nshaka kuva naho mba nshaka kugera so rero iyo duhuye n'umuntu ufite ubumuga nanjye hari ibintu nyine wisangamo ushaka nyine kuba wabivana hano ukabigeza ahandi mana ikintu nyine kibifasha cyane kuba cyanyereka yuko mu byo ngiye ndi guhangana nabyo imite mu bizaca ibyo ndi gushakisha nzagera wenda nabifatira so rero ese ko ubonye umuntu ufite ubumuga utariyakiriye uriya muntu rero iyo yateye intambwe akagera aho abandi bantu bari mu buryo munsi biba bihagije muhuye na ririya joro cyangwa bukeye bwaho akakuganiriza cyangwa ukaganira wasanga bitandukanye na bya biganiro yari afite ataragera ahandi b'abantu barwaye wowe ukimubona mu bandi kuri iyo mubonye nyine musuhuze muganirize kuko nanjye hari imbaraga nshaka gutanga kuri abo bantu zo kuba njye naba inshuti nawe gusa byonyine just tukaba inshuti nimenye ubuzima bwe cyane cyangwa mumenye ubwanjye ariko tugahura cyane we akambona byonyine akambona namusuhuza akaba inshuti yanjye nkamenya mwiza ate ari hehe cyangwa imikino yagiye gutangira namuhamagara namubwira ese wabonye ikipe ukinira ese waje ugakina nanjye ubwanjye nkamukangura kuba yagize icyo kintu iyo ngikoze cyangwa nkaba mfite uwo muntu ngomba kwitaho icyo kintu paka nzamusanga muri iyi mikino kuko hari abantu benshi baje muri uyu mukino bitewe n'uko namenyanye nawe nanjye naje muri uyu mukino bitewe n'abo namenyanye nawe nka Jarike uramuzi umukino ukomeye cyane muri Biceya nawe uzamushake ni nawe kuko rucana uvuye muri Kigali boro nigaga n'ibintu byanjye
ati mwicira kuri stade kugira ngo mutakoreze ako byo deni ndabyuka cyane imikino ntabwo rwose ntabwo imikino wapi narabyibuka utangiye kugerageza sitting ukajya byose rwose ibishoboye cyane nabonye usigaye urenze kiragiye basetiyo n'umureba ikomeye cyane kiragiye nari nariyumvisha ntabwo nari nagakunda umukino cyangwa undi n'abawukina ariko still nasanze aribo bantu banjye bamama imbaraga zo gukora ibyo nkora n'ubundi mu buzima busanzwe bwo ku ruhande ni ahantu n'imbaraga ni ahantu n'ibyishimo ni ahantu nyine hatuma nkora amama na nijoro so rero kiragiye nari nariyumvamo umukino nari narakunda umukino nari narakunda abantu bawukina nyiraho kubabona numva ko ari ibintu byabo bafitiye inyungu numva ko nanjye mfite ibindi bifitiye inyungu ariko numva ko ibyo bintu batabibuza ngo bibe byaba n'ibindi so rero ni ahantu nageze masanga abajene bafite ibitekerezo byiza bafite morale bakora cyane baranyumvira so harimo abo benshi cyane nashimira harimo benshi cyane nzi bawumvishije ari nayo mpamvu muri njyewe nishyizemo gushaka wa muntu utazi ko iyo mikino ihari wa muntu utazi ko iyo mikino yayihuza n'akazi ke ka buri munsi kahoramo so ni ibintu rero bitakwicara akazi ni imikino nyine itarakubangamira mu mibereho n'ubundi aho tubayemo ariko ishobora kuba urufunguzo rwa bwa buzima bwa buri munsi kandi ikindi dushaka kugabanuka n'umwuga ntibumve ngo ni ukora siporo nyine waje urakina kubishimisha uratashye harimo n'inyungu wahakura imibereho wahakura iki rero niba ufite ubumuga ukaba ukiriye nk'iyo utakina utayifite shakisha ndakeka muri turere twose tugiye dufite imikino baze nyine utinyuke mu karere k'iwanyu niba nta n'imikino ihari shaka umuntu uhamagare hari uturere twohereza amatike mu bantu bakaza bakaba bakwitoza bagakina haba hari iminsi yo kwitegura imyitozo yo kubategura hakaba n'umunsi wa manje so wowe shaka contact isi turimo cyangwa igihe tugezemo cya mbere ni contact menyera amakuru ku gihe uwo muntu niba nawe umufite ukurikiye ino channel ya Tesi ewana duhuze nawe dukeneye abo bantu baze barebe aho ibyishimo biri ari imikino umva bya bintu nyine aba yumva ko bitazashoboka turi gusaza none haza hari dusoza ibyo byose umugarara n'akantu ujya wibuka ukimugara kagusetsa nanjye akantu kajya kasetsa nkimugara uri kubona no kuzina proteze zacu noneho iki nk'ubu kubera ndayimenyereye niyo natwe urukweto ndabyumva ariko bakinyima ntabwo nari kumenya ko urukweto narutaye cyangwa se ndacyarwambaye nigeze no kurwambara ewa ndanenya ndagasiripa ndaruta ndagenda barusangishije nagezeyo rwambaye muri proteze kuma nako kantu niko kantu kambayeho n'imugara cyane n'ubu nyine ndacyazi narigweza kakubara biriya bintu bitaraba nyine biba bitaraba konekite no mu mutwe ariko uzi ko niyo nyine gahengamye ndabyumva kandi nyine byose so jya ujyana n'umukiri gitwa se ndatambaye ndayizi kuko wenda atari babwiye mbere yafite akaguru kagufi akomeza kurwara nyine baragaca noneho bakigaca yaraje arambwira ngo pambara igihe ngomba numva amano kandi koko abantu bacitse amaguru nyine kijya nyine mu munsi mo hano hagiye wumva inzara amano ukumva inzara nyine ukumva wajya no gushima byambayeho nyimugara nyine nabwiraga mama ngo amano ari kurya mama amano ari hehe kumva nyine babiri mu fantome ni ukuvuga ngo uriya amaraso aba amanutse cyangwa utekereje no kunyeganyeza amano biba bikiri ku bwonko wowe utekereje no kunyeganyeza amano mu mutwe direkite hariya biba bishaka kugira ngo utabikora mu mfungo iyo bimanutse rero ayo maraso cyangwa iyo connection iyo imanutse nyine izo ntekerezo zimanutse bihita biza ko biza ariko nyine iyo ukimugara noneho biba cyane ukajya wumva bibaye amano nyine ukumva kandi urayumva ikirenge imfungo cyangwa ibintu byose urabyumva n'akaguru rero ngiye kwakukana ariko kansekeje ko gutura urwego wowe ni igiti cyakubaye nk'umugara njye rero umugara ikintu cyahise ni ibintu bibiri nari ndyamye urabona nyine ko akorwa gusura kwa muganga uraryamye bagushyizeho ishuka bamwe bicaye hari abuzuye ko nagiraga abashyitsi benshi kwa muganga babuzuye noneho umuntu yari yicaye umva agiye kwicarira akaguru kandi we sitiri agiye kwicara abona ko nta kintu gihari narabyutse mvuze induru turanyicara numva nyine yicariye ku kaguru
aka ngaka nyine numva arakicariye nyine urumva ni ibintu nyine byabaye byihuse ariko ntabwo babibona ariko irwaye kidavuga nyine namukije ko kugira ngo banyicare so icyo kintu cyambayeho ikindi njya muri dushe muri dushe nagiragamo nyine ntereka ibasare y'amazi moga bisanzwe naragiye simbaga ku ruhande njya kuhagarara nyine numva ko kakaguru gahari narahagaze nyine bityo ndamanuka ndagwa muri yamazi ndetse ko iyo twebwe dufite amaguru tuvuye aka kagashinga hasi njye nta cyashinze hasi n'ubwonko njyewe ntabwo ari ukuvuga ngo nibyo kunyera kwa kundi nyine so n'amazi y'adushe njye no kuvuga nagiye nishingikirije akaguru ariko nta kaguru k'ijoro kagushije njyewe nagushije urutugu ngo basigaye koga no koga mpita mbireka mpita nambuza ndavuga sinendi ndoga ubundi ndoga Ndabizi rero wakoze cyane ko tutarasoza abantu twereke nyine nk'iyo uri mu kazi kugira ngo babone nyine inuze yawe mfite nka painting mo hano ihangana bereke nkeya kameramani wacu ubu arahatwerekana ukabona fresh cameraman yani shani zitigajini cameraman wacu ni umuntu rero agira ibintu byinshi rero urabona ko shyiramo kano turanye cyangwa reka ndi mu gikorwa izi ni portrait nakoze ikibazo ntabwo ziri kugaragara neza ni ibi rero Darius aba yibereyemo yarabyize ariko ubona afite ibikoresho umeze neza ariko hari akavidewo kawe nigeze kubona icyo kintu agapostinga wisize utuntu tw'amarangi ngende mu fashion aharanira muri fashion oya ndakabipostinga navuga ati cyazi no mu jama nzayishaka nikwereka uzayimenye kuri nyereka nahoze mbere ukuntu ngo widunda mu makari icyo gihe waridunda cyangwa Darius rero yakoze cyane kudusura ni isomo twari turi kwiga ko njye nari kwiga muri East Africa abazi East Africa biga muri East Africa Nyagatare University umu artiste wabigize umwuga se hari abandi hari undi se mwaho rero ufite ubumuga cyangwa nibo banyine bari bafite ubumuga icyo gihe abantu bafite ubumuga ndasanze bari kuhava icyo gihe nabangenya ariko ntabwo yagenderaga mu mbago yagendaga nyine ikofi ariko n'ibyo umuntu babaye mu mbere ntabwo se babacana barazi noneho iyo bazakora ibiti mwuka byara noneho njyewe ngera ahantu njye rero ngera ahantu nyine aba bantu nyine batiyumvisha ko umuntu yashoboye bakugendera kure ariko sitire wowe tubibona ko umuntu uburyo ugendamo uburyo umeze uburyo wigora urumva East Africa kuba yizi ni inzu ndende cyane ya etaje kandi nta esanseri noneho wasangaga muri industry yacu twebwe twiga hejuru bashatse noneho kumanura abanyeshuri ngo bahati bajye bigira hasi kandi urumva hati ni ibintu baba barasetinze ubwo nabo bamaze imyaka 5 biga barasetinze nani zabo kongera bakazimirira mu hasi n'abandi bindi basetinze barabiramo byarankwaje nta kibazo mfite nzajya njyayo kandi sitire nta muzananga muri class umuntu watunga muri class umuntu twagerera ku gihe so rero izo esikariye nkazizamuka iyo ngera ahantu rero ubwambere gutyo muri sosiyete muri class niwe baba bahanze amaso witaye rero ku bantu bari kukureba ntabwo witangira kumenya icyunzi utangira kumenya icyuya ariko uhita ubigira joke uhita ubereka ko nta yabibona iyo ninjiye muri bisi babizi ko abantu barakureba ukabona umuriye aramwongoreye hari igihe agenda yambaye ijipo ifite agasaturu ukuguru kugaragara ninjira muri bisi nyine kumva wegereye undi
akajya amubwira nyine ugasanga nyine amaso atakureba amagama akaba menshi rero ubyitaye umungani wawe kiba gihita kiza nyine tuhita dukura muri muntu. Mwakoze cyane rero abamisitesi ndabafata cyane mukomeze kuri subscribe mushyigikire rero byari bisubizera ko mwamubonye n'umuhungu mwiza abakobwa rero ni mu musakuriza ndabakoze cyane kandi kuraje niba biva kandi abizizagera kuri nawe nize kuzageza para naguje gusa abafana barakubwira muri comment agiye no gusoza kwigurumba uzaje utangira akazi tuzatuza tugura dukorera utuntu nzakama nanjye nzaguha akazi sibyo nanjye nzaguha akazi kenshi cyane. Bye.